ikinamico. inshuti z'ikinamico namwe mwese muduteze amatwi mwiriweho. Uyu mugoroba twabateguye ikinamico yiswe Iraha ry'umunsi umwe, yanditswe na Nyiranzabandora Suzana. Twabahitiyemo iyi kinamico kubera ko ubu hari amakwa aba hirya no hino mu gihugu, tukagira ngo twibutse twese hamwe ko ibyo mugiye kumva nabyo bijya biba. Twizeye ariko ko ntawe byabayeho muri iyi minsi. Ariko se iraha ry'umunsi umwe rishingiye ku by'abandi ntitwagombye kurihungira kure. Ndiko sezani numvise ko wasabwe na wa muhungu Kalisa mwigisha hamwe. Ahubwo nandi wa mukobwa we. Nyamara nibiyo Kata. Ese mwembi ko nta rufaranga mufite uko bwanyu nibuzaseba. Busubishwa se niki? Usibye abantu basigaye barihaye ntidushaka ingunguru y'amarwa n'utumindi nka dutatu tw'urwagwa. Ndetse kubera ko twe turi n'abakozi tukagura amakazi ya nebyeri ntibizaha bihagije. Ariko nawe urijijisha. Urwagwa n'amarwa biracyakora mu bukwe. Bibuzwa se niki? Usibye nyine kubahiriza umuco wa Kinyarwanda. Dore hasigaye hakora byeri, fanta, whisky, martini, divayi ndetse na champagne inyobwa n'abageni. Akatebye bibi Kigali. Simvuze rero izo kurya ari byo migati n'inyama ndetse na gato. Ibindi byinshi narondoye. Murambonegeye mwene ngofero. Abafite amafaranga nibajye bayagaragaza, abatayagira dupfurwa baseka. Umukene arimenya mawe. Ayo marwa n'urwagwa mwinefaguza. Nge mbibonye nahasumbye abandi. Udashinga radina se shenge. Usikusetsa. Numvise ko ngo bakire bamwe banyiri bakayagwamo bakoresha ubukwe za miliyoni. Naho imbaga nyamwinshi yicira isazi kujisho. Urunyanya barusangira n'inyoni. None se batagabanyije babigenza bate? Ubu hariho abantu baremerewe n'urunoti ku buryo gusesagura izo miliyoni babigereranya no kuyora agapfunsi k'umusenyi ku nyanja. Mwirengagije se ko ubuko bugomba kubahirizwa kubera ko ariyo ntambwe ikomeye umuntu aba ateye mu buzima. Erega nibyo nawe ubigaye. Ariko rero no kujya utageranye nabyo si byo gushyigikirwa. Ufite icyarya ararya. Ariko ndavuga ubusa ko byose ari ifaranga tukaba tuzi ko ari musema kweri. Nanjye wampa inshuti y'umuhungu yafite namubaho nk'ambatama y'ikijumba. Aha ibyo ndumva nagushyigikiye wa mukobwa we. Njyewe icyo nemera ni urukundo ruzira uburyarya nta kindi. Urukundo se narurya narwambara se ntarugirane. Umuhungu nemera n'uwize akagira impamyabushobozi maze amafaranga akaza yiherekeje. Urwo ni rwo rukundo rero. Ariko ye uzi kusetsa. Kera na kare hari urukundo rw'umworo nkanswe ubu rusigaye rwaramizwe n'ubukungu. Naho ibyerekeye ubukwe aho kugira bubi zarutwa no kubwihora cyangwa nkarindira ijoro bakanjyana mu kirago nk'abageni ba kera. Aha ngiye sinzi ukuntu umeze. Hari umugani bajya bavuga ngo ufite inkandara bandwa kandi wisize ntabura umunogereza. Mva so n'umucuruzi niwe nyiri imari kuri uyu murenge. Icyakubuza kuvuga ibyo ushaka se niki? Yewe noneho nawe urantangaje. Ntakamenya ko hari ababukira mu mafaranga ariko ntibakamenya uko asa. Amahirwe nuko yamusekeye agakorera ye. Naho ubu yego ratamurorunye wenda kwemeye. Mariya data ntabwo ariyo yanjye. Wagusetsa nuko nsunukije n'izuru ku ifaranga rya nkora ifundi igira ibivuzo. Murariza barira. Ubu ndi umukobwa utegereje umugabo nk'abandi bari bose. Ariko rero yabonye bizamfasha maze bizaba amahire akaba yaranize. Kuko burya kugira imari nta gashuri yewe simbyemera. Uzabishima ubibonye. Mba rero wowe ndumva tudahuje ibitekerezo. Genda umukene yego. Ariko nubwo yigeze amashuri bwose reka mbe nk'aba mugane ngo nta nkumi yigaya ngo nirwaye igisebe cisha inzara. Yego ko. Je wanyihera n'utarigezemo ariko afite urufaranga. Dore abaragahera kuri ibi. Nawe ukundira amafaranga gusa naki. Nahita ncungiraho maze nkamukunda ye. Erega shenge burya ngo uw'Imana yasize umunyu Rwanda baramuri gata. Nta nuzabona. Ubukire se baba bavuga. Wakirute se nta faranga. Iyo urifite wumva n'Imana itagushobora.
aho zana inka ngo urukundo ruzira uburyarya None ahubwo urukundo nyarwo rugendana naryo. None wambwira uti ndagukunda nta faranga ukaba umbwiye iki? aho nimuyakurikire simbujije. Oya di habasigaho, uwambaye ifaranga aravuga rikijyana. Aha njye ntituri kumwe da, ari ibyo muzarya ntimuzame. Ibyo hari icyo? Nyiramwiza ati umusore n'ufite diporome Koko naho muroro nyogoti njye nzanambira urumiya ntukamenye ko rwamize inshuti. ibyo ntacyo. Ibyo byose mubifite mukabura amahoro mu ngo zanyu, mukabura ubwumvikane, mukabura ishyirahamwe, mwasanga mwahindutse ibihungetwe. Uvuga yawe. ariko nyafite Afite iki se? Nimusabe Imana muyambaze mutayambarije kwishyiga kuko yabasiga ivu. Muyisabe umugabo utunganye w'umunyamurava udafite ifaranga Nta diporome. uhora ashaka icyateza imbere urugo rwe n'igihugu cyamubyaye. yabishoboza iki nta faranga? Niyo yaba ari umukene, urugo rwe rwuje ishya n'ihirwe n'urukundo ntacyo byaba bitwaye. Ariko nkubwiza iki? Umworo se yamenya gukunda burya ko amata agira gitereka nk'uko isuku igira isoko. Ndareba rero umutindinya kujya n'uko ari n'uko ameze akambwira ati ndagukunda. None Badisi mwe nahita mubwira nti genda urugurisha ugura imodoka cyangwa uruvunjishe baguhe diporome maze ugaruke ngura ijambo. waruvunjije se muye banki? Ari kuvuga we ntagira icyo avugiraho. Gasana ntakamenya ko duke twineza turuta ibyinshi uryitamo amarira. Ariko ayo marira yawe. Umugabo ashobora kugira ibya mirenge kandi umugore aririra mu myotsi. Ndetse niyo modoka urata ntuyikandagizemo ikirenge. Nakoze ko fiance wawe atagira imodoka. Ariko mwirengagije ya mbyina ya kera ngo ntimugakangwe n'abasirimu kuko imitingito bageranwa n'agahinda kabagera. Wowe ayo marira yawe ariko azakokamo. Ibyo rero ntawe mbyifurije muri mwebwe kuko mwazi kwanga bamutuka kubura amahoro. njye koko ratazana inka usibye ko ari ukwiganirira se, ubundi cyaruta amahoro wakibona hehe? Sibyo navugaga se? baca umugani ngo bajye inama Imana irabasanga. Shenge byongeye kandi n'ubundi ababiri bajya inama baruta 8 urasana. Yewe badi turaganiriye ahasigaye ndagiye, ariko ninsoho gukondi ntimuzabingayire. Ubundi uko mboneho no kubatumira mukazaza kumfasha imirimo kuwa gatanu. tuzaza rwose zana, tuzaza rwose pe. Kandi nimutumva inama mbagiriye ni akazi kanyu, muzabishima mubibonye. Tubisubiramo nubwo wihuta. Murabeho rero. Ubwo kuwa gatanu tuzaza kandi ibyo ntibisanzwe da. None se ubona ko wakwifasha imirimo kandi duhari? Ngaho rero murabeho. Ngaho uramuke. Yego. Uramuke. Uramuke neza. Erega ntizihabeza nk'abisizi. Uriyazana inka yitombora umugabo witonda. Yewe biriya ntibizagukanga abagubika ngo nibo barwubura ngeso. Kandi ngo ibisabira na bombi n'abarimu. Ubundi bwo nahizo kwitonda bizo umwarimu wese agomba kurangwa n'imico myiza kuko abana yigisha agomba kubabera urugero cyane. Injira. Muraho. Uraho Siname. Uraho Nyiramwe. Komera. Amakuru ni meza. Uraho Murorunyu. Uraho neza Siname. Hobe. Ko nuko se ngana nakuze. Ibintu murye naha ngaha da. Amakuru kisi Kigali. Yewe amakuru ni meza. Numvise ko bakugize kontabule muri ministeri. Karagenda neza sakazi. Karagenda da. Nahise kuba kontabule byo kwa ivyo nigiye se. Ariko mugira amahirwe mwe mwibera i Kigali. Wangezeho nkareba uko hasa gusa. Numva bavuga ko ari nk'iburayi. Yewe ngutaragire bw'amabeshwa byinshi koko. Ubwo habakabiriza. Nabona igihembo ni nariho heza. Mu cyaro. None se ko naho umuntu yaba munsi y'urugo. Iki kintu cyose ni ifaranga. Mwayabuze se. Ivyo byo ntacyo. Ariko ivyo kugeranya n'uburayi byo nukukabye. Kaye. Ahantu batse neza cyane. Urumva se ko umurwa mukuru w'u Rwanda waba umeze nk'uyu murenge wacu? Yewe Mugashenge wagize amahirwe yo gukora utaha iwanyu ko ntako bisa. Ubundi bwo ni ibizambere. Yewe musigare muganira. Genda nyarutse mfite akazi kenshi mu rugo. Yewe singuherekeje nsigaye nganiriza uyu mushyitsi. Ibyo ndabibona rwose. Nta kibazo. Reka twinywere byeri wa muturage kazaragiye. Wese ntago yamenya kunywa byeri. Ariko
se umusaza n'umukecuru bari hehe ko ntababona? Ego data kumubona se ko ari ugutombora aba yibereye mu bucuruzi bw'akazi ijoro riguye. Ubundi bwo naho mama yagiye mu misa ya nimugoroba kuko ejo atazaboneka. Ni umukristo cyane ye. Ese kutanywa? Nari nategereje kumbwira. Ku buzima bwacu. Ariko si uburyo ko utajyaga urugenda ninde wakuyoboye? Uzi gusetsa koko uzashaka kwibagiza ko najya ngusura tukiri abanyeshuri. Ibyo za kera. Ahubwo no mu gihe gishize naje ndi muri konje. Uretse ko nageze hano ngasanga udahari. Sinzi niba barabikubwiye. Abana barambwiye ariko sinasobanukiwe ko ari wowe. Ningeda. Ahubwo nari nazinduwe n'ijambo ntambabajwe nuko ntagusanzeyo. Noneho urahansanze. Umva rero nkubwire. Mbese reka kwica ku ruhande. Maze iminsi ngutekereza. Nkifuza ko hambere umutima w'urugo niba uramutse ubonye nta mbogamizi byagutera. Ariko siname. Reba igihe cyose gishize utagera hano. None nibyo hise umbwira. Oya, ni ukuvugisha ukuri. Ngicanze icyo nicaranye. Ubu se nakwanga mbihereye hehe? Nuko ahubwo. Umva tuziranye kuva kera. Kandi nta wahemukiye undi. Ntiwumva? Yewe. Ibyiza ariko nuko nabibwira ababyeyi bakabimenya kuko ntitegeka disi. Ese ngushime nte nyiramwi. Rwose urakoze. Nyuzwe n'iryo pe. Nishimiye rwose igisubizo mpaye. Gasigaye no kugeza kuba tubyaye koko. Ariko sizo byeri waziretse nkaguha ka wisiki. Byafasha. Reka ubonye marimo. Imana yumva ibyifuzo by'abana bayo koko. Nifuje umugabo wize kandi ufite amafaranga none birikoze. Ngize n'amahirwe mbona kuri uyu musozi banegurana kubi ngo umuntu agiye gukurwa uruva akiri iwabo. Usibye ko icyo kigero nari ntarakigeramo. Ko ntabure bayafite wowe namwe nkazakura undi hehe. Ahubwo bitubyita kuboneraho abandi baburiye pe. Najya muri misiyo zajya nzanira amakanzu meza maze abahebye banshimanira inzara. Ikindi nifuza nuko nitumara kubana yazasaba buruse akajya kwiga mu mahanga maze nanjye nkaboneraho nkajya kwitemberera nkirebera ibindi bihugu maze nkurira indege. None se naba ntamwizeraho ibyo byose nkamusangira iki? Naho bavuga ngo barakunda ntibanteye. Ufite niba umuntu agomba gutekaho umutwe nawe ibyo gukunda iyo mubanye birizana. Erega data, mu ntambara y'ubuzima no gufata amacumu n'imyambi tukarasana. None rero ntawe uyirwana wenyine, umuntu agira inkunga. Aha ndashaka kuvuga ko nta mugabo umwe, kandi ko n'ibintu ari magirirane. Umva manuka adatije bize biranyubiye. Kuvugira mu marenga ngo yeza abwira intumwe ze n'amahorora. N'amahoro. Vuga werure, uretse gutsa amarenga. Kondi so nakubyaye Yesu n'imiziki. Ariko nibyo mwana wanje utagira isoni ndi yubaha. Ariko nawe mujyanama ntukansirurira umwana dore ko abagabo muhorana igitsuru. Vuga by'abagore umva. Aho amuteze amatwi uramutwama. Umva, ntawe uhisha wahishaho. Mwarambyaye murandera ndayibashimira. None igihe kirageze ngo nanjye shake umucanyi ususurutse. Hari ubyanze se? Imana nifasha, bayi nakuzukura mwishime kuko mutambereye abavyeyi gito. Yego mwana wanje. Mete ko ndabukirambagiriza abasore bubu urambwira ngo mbigirende. Ngambwira wowe wihitiyemo. Nahisemo nyira mwiza. Uko ahabinda wa mucuruzi ukomeye cyane. Sororo mwoga heka mucuruzi. Ngiye mbona be mwarutuje ndetse ubereye umwana ugiye ku. Ego musindi nasiya. Imbwa zurije uko koye. Amaboko atarashya ataramukanya wo gacwawe. Njara benshi. Iyo. Umusazi yavanze amase n'amaganga ati bidahuye byo nibi. Nane nawe uri simbukuruje utunsaba umugeni mu macuruzi. Je numwe koko.
numiwe ubu se koko wabuze undi mukobwa wasaba utari rya ndera itazi no kunama ngo ikubure kubera bajagati wabo iriya nyanda itazi guhinga itazi gutera intabire akazi kayo ari ugutondana inzara gusa ntazangirira ahanjye yewe niko bisanzwe nta warubara hari umukazana ukigira icamurira nyirabukwe na sebukwe kada ndekundorere ko amarwa kwambikana imbeta bagasorerana ngaho niyo umugabo akora none ngaho yasigiye ku isamu ngo ahinge cyangwa se ahingise ugasanga inzu banzwe ngo barashingiranwamo yarabaye itongo maze bakirengagiza ko kuva na kera umugabo yazaga guhaha umugore agasigara ku rugo mba kwa n'amajambere da yemwe mwuka byaramwe yemwe ibi biranyo biyemba ndogaruvura wampaye inka abana bo barananiranye ereka noneho ni igitangaza ise mutigure se mwamuteza bakazana n'abanyungu nibo bazabibakorera none se umukazana utankuburiye ntanshanire muziko ntansere dusakane mukazana ibyo byabagaho kera none se ubu ngubu umugabo ukagomba gufatanya n'umugore we bakazamura igihugu aho kwikubira kwa sebukwe umuzungu yambaye ifaranga ndaraza kwandavura niko sha urashaka guteka umutunga bimwe bitiye mu basore b'iki gihe koko oya ntabwo ari uguteka umutwe urashaka ngo numara kurongora nyokuye kuzagaruka iwagwe ne kuzagaruka iwabo bavandimwe inshuti bose basiki iwawe urashaka kwigana akabigarire kuko sebukwe yamwubakiye inzu akamuha n'imodoka ngo nukugira ngo umukobwa watenga amarera birase nibyo gushyigikirwa koko mwana wanze watwumviye ko twakubyaye bose harahaguhisha ukaza mu bo turesa bose k'abakobwa baharari benshi wenda tukanakuramagiriza niba utishoboreye ariko ukemera ukatwumvira tukaguhana ukumva nuko rero ngo umuhungu aherutse kwiha kuvuga ijambo mu rugo umugore aramucaha amureba ikijisho ahubwo aramuhema ati ndundege kandi mu nzu data yubatse kandi koko yavuga gukuri ati ahubwo utitonze nayikwirukanamo ugasubira ubuzima nguko wari umeze nawe mwana wanjye nuko ugiye kuba nibyo ushaka urashaka gutekwa n'umugore amara murandenga maze umugabo yongeye kuvuga umugore yunga amate ndetse n'imodoka yanze ndawundi ugomba kuyikaragizamo ikirenge kabone na nyoko wakubyaye mwana wa ibyo ni ibyo Rwanda koko nawe niko ushaka kuba abantu bose ntabwo ari kimwe reka rero bene wabo w'umugabo we baba yakavuye mu nkinda ntibashobora kuhageza ikirenge none rero mwana wanjye saba umugeni mu bo turese abakobwa barahari kandi ni benshi naho ubundi urananiranye mwana wanjye ugiye kutunanura ukiri muto uduteza agahinda twarakubyaye koko ayo magambo yose njye sinyumva ni munsabire nyiramwiza nta rundi rubanza kuko njye niwe kirezi kiruta ibindi kwera akabura ubwiza arakahindagira ni mwiza kurusha abandi mwana wa ubusa nyamara muramutukira ubusa nzamutanga ariko kubanza yaranakuroze si gusa niko sinani kuko uriya mukobwa uramutiki ndamukunda nawe arankunda ko atazikamira nayo umuyenzi usibye gusa ko yagutera umwaku umwaku uvukana ahubwo azadukorera ishyano dore mperutse kumubona ashariranye n'abahungu mu kagoroba mbona bagenda bavuze agatego reka sinakubwira nanze nuko naramubonye uwo ni mugore ki koko mwana wanjye yeme koko abana bobo we utumviye se na nyina yumvirije hari n'ikindi kandi yego ufite akazi urakomeye da iyi faranga urakuka ubu koko twebwe tuzajya tujya muri bariya baherwe ngo tugiye kwa ba mwana wacu ntibadukwene yewe abana b'ubu ntimubwire ahubwo se baduha n'agatebe ubu njewe numiwe ye mukanzwa numiwe ahubwo nakubiswe n'inkuba niba twarabohereze mu mashuri ngo bige ese nibyo mwiga koko iyo bimenye si nduri kandagizamo n'ikirenge ukabaho wenda hari uwo waramenya ubwenge niba ari ubwo mwagiye kwiba mu bazungu koko utwemeza amafuti yawe pe birarangiye erega sa amafuti niko bimeze yego da ego ndabishimye ubwo bukubwe mu bashiri musi mwuka byanyu tuzabwifatamo dutemana itanga ubugingo ngaho rero rambaze umva nzambona amamodoka amapikipiki bizinguruka umujyi bivuza amahoni bikiriza umunsi ubu siko hano nta nigurudo muri gare tugira koko tuzaza mu bajiji tutarayibo ariko mwuka byarama mwana wa genda tunanire waruba erega dawe biramenya ko abana b'ubu bigize intaragurizwa ngo hehe barize bize iki bura nibwo bwenge ariko rero sinamenye uramenya ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi nk'uko nta nyundo ikura ngo isumbe uwayicuze marasi n'abasuzuguye none se nabibabwiye atari ukububaha umva njye nkubwire turi ababyeyi bawe turagukunda umva rero inama tukugira mwana wanjye ndumva ibyo mubwira njye ari nko kumena amazi ku rutare twaraniranye se tugere dute njyewe umukobwa naramwishimiye ndaramukunda ni mu munsi abiri rero muzabe mungaya nyuma ubona ugiye kudukoraho nta kindi bakoraho iki umugore azaba ari uwanjye n'ibyo uzamutunga koko ndamacinye njye muzangaye nyuma ariko mwankwereye mwankoreye ibyo mbasabye naho kuvuga ngo azantera umwaku ije muribeshya rwose umwaku uravukanwa siwe rero waba wumveye abavuze ko batera imyaku rwose ntubemera
nta mugore ushobora gutera umugabo w'umwaka kuko nawe yaba witeye gusa umugabo amerewe nabi umugore yaba amerewe neza nyine mugapfa nabi mwembi ntibibaho yemwe abahano yemwe ye nimwumve mwiriweho uraho murorunyo muraho neza yego muraho muko muraho mukomere rero umukecuru ageze kuki umukecuru araho ariko iyo bwije urwe ruba rwushe ni ukuba ari ubukeye ari byo biteye se kuki se mutamuvuza ubwo ari mwebwe muvuza bya magendo ntumenye ko kumukiza mu muvana ku isi amagendo cyanze bavura bavura iki ahubwo nibo b'ingenzi kuko mugiye kugwaye ntibatera urushinge nibyo rero maze ukavura ibereke te nukora twebwe dusaze n'ingabo dushobokana nabo da nose kuza kwa muganga wemewe wamubwira ko gwaye ingingo zose z'umubiri ahubwo akaguha ikininira aho gutera urushinge rwasakara umubiri wose ukagera mu mubiri vo muransekeje koko none se bamagendo bavyize hehe aha cicika siname none se ko namujyanye kwa muganga wo kuri dispensaire yo kubudandari ubu nasanze muganga ntawe uhari barabwira ngo nzagaruke ejo kandi umukecuru yarembye cyakora sinamuvuje mu byo utemewe da dore shanore none wamuvuje he ubwo se baramutahanye urorosa akadabwo se urumva bishoboka nanyuze kuri farumasi yo nuko mugurira imiti ya malariya yayindi bita gipirine na nicyo kinini nuko ndabimuha cyakora ndabona ari koroherwa da ntabwo nzirirwa nsubira kwa muganga kwana mayo yemwe ariko nk'abantu mutize mwajyaga he koko wabwiwe n'iki se ko ari malariya arwaye mbese wumva wa mwana si bose bari kwiga kandi ubwenge buke bwanyu buzatuma mwicira mutabizi siga hose siname kirazira rwose guha imiti umurwayi utaramenya icyo arwaye ko nk'ubu ngubu yoroheje abaganga nibaramuka bamusuzumye nta ndwara bazabona kandi ari indembe none se nzamusubira nawe ko ariho yoroherwa ugasanga aramuvuga ngo imiti babahaye ntivura naho nuko muba mwayivanze n'iyanyu ibyo si byiza rwose ntimuzabyongere farumasi yose zibereyeho iki ugomba kugura imiti bakwandikiye yewe ntabwo mbabeshya abantu b'ijiri muzashira ubushishi bwanyu rwose gupfa kuha imiti yose mutoraguye ntikiza uri kuyo wamacuhowe yewe sha koko ngiye umutinda renzwe itonde ndasomvuze itonde mwana urabyibuse ariko ndukuze sinize yego ariko saka ko nigize nuhagera imana izabigira amaboko ubwo ngakimeza burutubo bwanyu bwuzuye agasuzuguro ubwo muza kwahura mu bazungu ngo barabigisha ikindi kandi uyo wese ko kwiriya musozi bagwara malariya gusa hari n'indwara izabahitana siyo niyo izabahitana no na malariya se wamenye yafashe ite nuko ratavura nziza warakoze ubu se bataranogoka yewe aho yarageze se maze rero nje wembaye ngiye kureba kakanyana kanje kakandi karagirwa kwa serundaga baherutse kunzuma ngo kamerewe nabi imbura kanya ko kujayo none ndanyarutse maze ugenda amahoro ngaho mwirirwe ngaho urabeho mwana wanje wenda zagwara kire uzakomeza ugerageze urebe niko se murorunyo nta basore bari batangira kukurambagiza ko nduzi wabaye inkumi nziza ra ariko nawe urirata ye kasiname twebwe mu giturage se ninde utureba umvare reka da inkumi nk'abatanga umugabo ni uwize cyangwa se akaba avuka mu muryango ukize erega biterwa n'uko umuntu areshya abatari bose ntibagomba abagabo batize ntibariho yemwe niriwe komera iriho neza siname komera neza uraho cyane yego urabasene ndaho uzi ko yasohoreje kuri mba simenye uwo ari we ntabwo ari wamenye mbese reka da ni njyewe urakomeza mu giturage yewe ndaho icyaro kimfatanyije n'ubukene ndabona arabwira nti noneho ntibuke wagira ute se mwana wa mama niko bimeze ariko nawe se neza uri indondogozi kubera iki uri indondogozi pe nk'inka y'ikirondwe isigara kuri w'inka yari ari we kera uramuganyira se ngo akugira ate atanga kubwira ngo fata isuku ihinga izagukiza none se guhinga ni igitutsi ariko uzi ko musesa koko biragaragaza ko twese ari isuka dukesha kubaho rero ari abakene twese niyo dufatiye runini uwagira amafaranga ntabone icyo kurya se yabaho ate guhinga ni byiza da n'ubundi ngo utawusya bwita ubumera kandi ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira niko siname ubwo hakumaze icyumweru uhinga koko wabishobora yego nabanza kugira ibibazo kubera kutabimenyera ariko rero buri muntu n'akazi ke mbese ubundi iyo myaka yazajya kukuramira ryarira yaba yeraga ku kwezi nk'uko namwe muhembwa buri kwezi aho byaba ari byo koko erega umuzi ko twadamaraye none se mwe mwarakize nimujye mwinumira naho twebwe se ngo watwumva ute ko agahinda k'inkoko kamenywa n'inki yatoyemo yewe uzi ko musetsa koko ariko ubwo nakomeje kubumva ndashoberwa ndakora ntacyo bitwaye byose tujye tubishimira imana
ibyo byo rata na mbere hose bavuga ko ufite imwarire ebyiri umva turi bazima dufite amaboko abayacitse se bo ntibariho none se ukagira imana twebwe rero twagize ayo mahirwe yo gushobora gufata isuka reka twayikugondoza imana ntiwumva se ijambo ahubwo ry'umugabo ntiwumva murorunyo umuntu agomba kwishimira uko ari agafata ubuzima bw'uko buri kuko iteka hari abandi bashavuye kumurusha erega na mbere hose baravuga ngo ubuze uko ageragwa neza ese wakwihindura uko utari bikagukundira reka da yewe ibyo tubyihorere ngaho se sha umbwira Siname ubwire uki se sha Sene amatwi amaze iminsi ambwira ko ugiye kwivugana Nyiramwiza wo kwa Habinda uyu mucuruzi turamya twese nibyo ariko amakuru aragenda afite inkuru yabyihiye koko si umugani nanjye ndi umuhungu nifite sinamutangwaho reka Imana ishimwe yo yabikwimye wenda ishimwe inkono ishirira ibyo tubyihorere nyibwirira sha Siname ubwo Murorunyo arafushye ndabibona reka wimbeshyira sinumva ko yabumvisha wasabwe usanga bifashe mapfubyi bibaza bati twebwe tubaye abandi maze bahorana gusaga ugasanga bamureba y'injangwe irora imbeba ngo batanze kubona umugabo bamurenganya ariko se neza nawe urakabya buri muntu n'igihe cye yewe reka nkwisubirize mureke gushyenga kagira inkuru ibyo wumvise cyakora nibyo da nibyo rwose ntabwo babeshya ahubwo ubundi mu myiteguro burya se usibye kuba n'ababyeyi bariho babyihonza ariko n'akazi kabo nibanga nzabyigiramo reka ntibishoboka uyobewe se kuba gusumba kumanurira none ababyeyi nibatabijyamo se uzikorera inzoga aho gufata inkoni ugiye kwisabira ngomba kubikora ntabwo nabigenza ndakureba rero wakenyeye witeye ugiye kwisabira ibyo ukoze waba wihaye amenyo y'abasetsi ntawe utera ngo yikirize akubitireho no kubyina n'ingisi ngo yananiwe n'imirimo ibiri hanyuma wowe ngo uzabishobora Siname none se banze wabigenza ute usibye ko ndeba nyine nkabona hari bari ukunkinisha erega n'ubundi ababyeyi babanza gukerensa ibintu ubundi babure kwishimira ngo bungutse umuryango cyongeye kandi ukize bihebuje maze bawinemfaguze seda ariko sha watoranije neza pe so ubukwe nuko uzakongerera simvuze kugukiza kuko wakize kera ntabeshawe shinyagurira sibyo se nawe irebere imodoka arafite amazu imari n'iryamugwiriye aho amafaranga yo wagira ngo barayamuroze ko araye se sha nayanjye yewe zikuseta wategereza gukizwa na so ubukwe wese ntuzayatamiraho abahungu b'ubu byabo byaramenwe basigaye bisarira abakobwa bo mu bakungu bakurikiye imari nawe urukundo rwe ari ntarwo ibyo subiza ute burya nabo babaherera babahema dore ko hari abavuga ngo bagiye gushaka izina kuko ngo kagore urita agakobwa ntibiteye kabiri bakaba ya ndirimbo ngo kandi abamujyanye n'abafite Suzuki ariko nawe ariko si kuvuga ko hari ugutaruka mu myiteguro yawe ntacyo twazagufasha ko twe nta yindi nkorerano twaguha usibye kugufasha imirimo y'ubukwe yewe uwo porogaramu yanjye narayiteguye nzasaba nanjye inkwano erega ntihene igikoma muri komini hanyuma njye n'umukirizi uwo munsi uwo munsi ubwo rero nk'uko bivuze nyine akazi kazaba ari kenshi cyane nzabibabwira mbere rero maze gutunganya neza porogaramu yewe uzabitumenyeshe ariko ibyo kwamatanya n'ibyiki si iby'imirimo igakorerwa rimwe ahubwo njyewe ndabishimye biriya biroroshya cyane ndabishimye rwose ikindi ni uko uyu musore atinze mu makoni hikubita umurusha umutungo maze bakamubenga izuba riva neza da ubu nta kwirangaraho ubu ntabwo bagikina ibyo bitaba umukobwa akajya agumya kujarajara mu basore akazaza atwita umuzungu ariko ibyo mutekereza akakuzanira umuzungu iwawe nawe ukakira yabyara ugasanga umwana ni igituku ibyemewe no gukora umurimo ukawuvana mu nzira hakiri kare ariko se yaza atwite nzi ko ntigeze mbonana nawe nkamwemera ariko uzi ko usetsa wabibwirwa n'iki se yaguhisha iyo nda maze akakubeshya ko yayisamye ageze iwawe byatera akabira akabyara ugahita wumirwa bemera byinshi yewe ngo hari uherutse kubyara umuzungu kandi afite umugabo w'umunyarwanda maze akaba waravuga ngo yasetse abashinwa ibyo nizeye ko bitazambaho ariko nawe nakwiruka ku gasozi aho uraza umura agasa n'ukubeshya naho mu nda hakina agahinja k'undi mugabo bimenye namwica da bashaka bakamfunga ngo kikarya abandi maze bajya kukijya kikishaririza niko Siname koko uba umaze kuhagira abandi bangana iki wababonye he nimujye mushima Imana itarabahaye gutwita naho ubundi se bayaruzuye yego natwe ntituri ba mise kigoroye ariko kandi ngo n'intungane bwira icumuye karindwi yego se ikibi cy'abakobwa rega ni ikinyoma ntaho kubyara ko nta kintu gukirimo n'ubundi ngo umwanzi ntakabyare ariko se ko nsigaye mbona umwana w'imyaka 12 ahetse undi ibyo ni iby'i Rwanda koko
wayishashe biragatsindwa. bibaho ntimugacira abantu urubanza ntawe nduciriye. abo bana se niba bafashwe n'ibisaza bibashukisha za bombo nimuceceke di uwavugaho inzuki ntiyaba akiriye ubuki kandi isengesho rya dawe uri mu ijuru riravuga ngo ntuzadohora ibyaha byacu nk'uko natwe tutabihora ababitugirira. ubwo si byo nibyo mwakwitwaza. ariko muroruje ayo magambo uvuga uruzi kuko urumva yakuye yewe kuri gitangaza. icyo kiganiro nimureke tukirekeraho mwebwe ba nyirabayazana ba disi. niko se Sinami ubu se ubukwe bwawe warabuteganya mu kwezi. ese kuri ubishyira kurera kandi nzagenda njyanye umugore ni muri iki cyumweru. ntibishoboka muri iki cyumweru mbere y'uko koje yangira ampaye rega byakomeye neza cyane. nimugire mutwiyerekera amafaranga wowe na so ubukwe mutwihereda twirire tunimwere. nimukazane dawe. ubwo rero uritegura no kuzagora ka gatemba k'ibihumbi 40 none hamwe kambarwa igice cy'umunsi kuri bene nkamwe mukora ubukwe bwa saa 8. ivyo se birakurya ubundi mukagashyingura. nyamara mperuka bababuza gusesagura ariko ubwo muzumva ryari. erega muri iki gihe abifite niho bagaragarira. tukagaragara koko mu gusesagura. dore ko mu bukwe harimo abajyanwa no kwihera ijisho bivanze no kunigurana. abenshi ni nkamwe mu bitangiye none aha. muri icyo gihe usanga bamwe bavuga ngo batanze imigati mitoya n'inyama nkeya abandi nabo bati batanze byeri zidakonje n'ibindi byinshi sinarondora. udashaka ikinigu rero icyo gihe akora iyo bwabaga. nibyo nyine mwese umuntu ntagomba kugaragara. umva ubukwe bukorwa rimwe mu buzima bw'umuntu. icyatuma se umuntu adakora iyo bwabaga ni ikihe? agasesagura rero. oya si ugusesagura ariko urumva ko ntakora ubukwe nk'ubwanyu mwebwe mwamizwe n'icyaro. hari umuntu kigarutse kubatirisha aduha inzoka z'amoko yose twumva turanyuzwe pe. none nanjye mukwe bwanjye rero nzabereka ko ndi kontabure koko. kuri kontabure? kuri kontabure nyine ngira ibyo ndenza ku byo yakoze ndetse nubwo ndi ku matungo nyine uremereye ariko nzagerageza. urwibwanwa rwa mushushe rw'amariye abana b'imbeba ku rusenge nimwererere. ariko sinamenye ni mwitonde mutuze umunyarwanda n'inkundi. iyo bavuze kwizirika umukanda mwebwe murawuzitura mugasesagura ngo mukunde mwigaragaze koko. nyamara ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona kandi nkore nshimwe yapfanye umugayo. sinjye impaka namwe umuntu asesagura ibyo afite ndabeshya se. ushatse watwumva ariko udafite ni burya nk'umurwayi. sinshaka rero inama zanyu kuko mutandusha ubwenge. urazanze barabanga uticaniye ntarahurira undi. erega rwose utwumve neza ntabwo tukugisha impaka ahubwo akariho karayagwa. kubumva ubwo ndabumva ariko nyine muragira inama mugakabya. ariko Siname ntawe ndabona urakazwa n'ubusa nk'abatinde kandi tumugira inama. ubuse ko twiganiraga tukazanamo n'urwenya none nk'abandi uzi utubwira nabi ubwo niko abize mu bigenza. ngo kure gushira mu biganiro ubwo nabumvise. aha nyamara uvuze ko nyir'urugo yapfuye si uwa yamwishe. yewe erega n'ubundi twarondogoye twagirwa gutaha. Siname reka ngusezereho. ahubwo nanjye ndaje tujyane usigaranye na Sinamenye ntiyakongera kuvuga ngo nanyanga kubi. ngire tujyane noneho. urambeshye rwose uranyeye yemwe ndakwanga se turapiki. aha naho ubundi sene reka twemere dukozwe na bene imari. Siname njyaniranye na Seneza. ngaho nimwigendere. udusezerere ku babyeyi. murakoze namwe da. uriya mwagiraga inama rega ntabwo nari ndakaye. twizeye ko uzabikurikiza. ikindi bashimiye rwose nuko dushoboye kuganira bikomeye. najyaga nkarinda ngenda ntawe duteye ikiringo ngo duseke. none murakoze cyane. ibyo ni ibisanzwe da. ibyo ni ibisanzwe ku nshuti. nzababwira rero umunsi w'ubukwe kugira ngo muzatunganye ibizakenerwa na mbere hose ibyacu n'ibyo byanyu. ngaho mugenda amahoro kandi nanjye musuhurizaho mu rugo bose. turabasuhuza. yewe injiji ziragwira koko. barantibaza icyo ntekereza rero usibye ko nabo bankeka amababa kugira sobuke umukungu ntako bisa. naratekereje nsanga nta wundi mutwe ngo ushaka kurya iby'umukungu amwira umwana. none reka mbasaba umugeni tuba tubaye umuryango umwe bityo ntazampemukire. ntacyo umuntu yakurikira kitazamugirira inyungu. nturiya mukobwa sinzaba mutungiye kumukunda ahubwo nibwo buryo buhwitse kugira ngo nkorane na se. nzajya muha ku mafaranga ya leta ncururize nyuma y'ukwezi azaba abyaye andi bazajya kubimenya nararangije gukira narabikiye n'iminsi iri imbere. bavuga ngo agakoni k'iminsi gacibwa kareka kabikwa kure si. nahabasaba mu bakene nzaba mbona bapfana ubutindi
kuko iyo ugiye buryasaza uzimira bunguri. ese sha urivugisha ibiki? Hari ikindi se kitari uko ababyeyi bo mutamenya abana mwabyara. Rero nko kabyara ngo curere corora. Mbe mukandwa, so ngwino wumva umwana wawe noneho yahari yasaza. Nabivuze muri sakwe nibi. Haje uvuze ngo kisabe subiremo na nyoko yumve. Mvuze ko ababyeyi bo batumva bo babyaye. Ntabwo mbeshya kandi. Aha. Ariko n'abana bo namwe ntumwumvira bababyaye. Mujyana erega mwe guteza tuyuzi. No buhoro se. Cyangwa buhoro rwose. Reka kwiteranya n'umwana umusabira umukobwa yifuza. Handi hatatazabira ibyara ngo nti. Bamusabira amanoga bambara. Ubwo inzuzi zeze. Ibyo ni byukuri. Zeze da. Reka niyo ko mwikisa agahinda kandi atarambere umwana gito. Siname. Ndakumva. Erezo ndazindukira kwa Habinda. Twumvikana umunsi wo gusaba. Ko kandi wumva ahubwo. Bazasigaye mbone uko natari bitoki. Iyo nkuru niziza ndabibashimiye rwose. Ariko uri bucyo ko kuzabigirira rimwe. Ibyo dukora rimwe sikani nibiki. N'ubukwe mvuga. N'ugusaba tugakwa tugatera igikumwe tukajya no kwa padiri uwo munsi. Yego ko. Ebyo n'umusigare. Bizakorerwa rimwe bishoboke. Kera twasabaga imyaka 3 imyaka n'imyaka 5 umwana wanze ibyo bintu kandi nibiki tuzanye. Nta kidashoboka kirimo abagabo ye. Bizashoboka rwose. Hari kinani abagabo se wigeze wumva. Cyane cyane bibashyize hamwe. Ndakumva. None se ko ariyo majambere kandi mukamusaka kugabanya ibihumbi bibavuna mwabuzwa n'iki? Bese uzafite ko twari twibayiwe kubivuga. Nawe menya se. Ubwo n'ugiye bazabikubwira. Ariko kubwanjye nazakwa amafaranga. Aha rubera ngeyo. Niko se sha. Tuzaza mu gicirongo abacuririka mu itungo cyangwa hari umbaruzwe intarengwa. Oya. Ayingwano ninga niyo nzamwemeza amandoga data. Oya. Ariko reke nkundira gukwa amafaranga. Nuko bahita babuhindongoranya. Ako kanya mugahita muyagabana. Niba uko bigenda numva ari amahirwe. Naho inga haba ubwigira yigapfa. Cyangwa ikagumba. Ukazategereza indongoranya ugaheba ta. Wabude saka kuja mu ngiko ukarekera. Ahubwo ndumva yari yo mazambere nshimwe. Nawe inama no kuza kwa amafaranga. Natwe baturongoranyije tukazayikenuza. Ariko murara muri ibyo mwaje tugafungura tukaryamara. Nibyo koko. Reka ngerageze mbone ko nirambika hakiri kare ezi ngoko niyo ngoma. Ndege impuzu zisumbe zindi. Singira imana imwe hubu. Habinda. Ngizi ebyiri. Umwanzi wangu Rwanda ntakagire nyampinga. Umukobwa wanjye umesheje ishema mu gitaramo koko. Ni gitangaza koko. Ndahezwe ye. Kugira umukwe muko ntawe. Niyo byambere cyane cyane iri umucuruzi rwose. Nzajya mpumba ankwe mwisanduka ya leta. Angurisi cyangwa mvuganire mu musumba nabo bangurisi. Abazwe nabi kandi bakomeye. Umuntu yatagira akazi gakomeye iri kuzamuha umwana wanjye. Kwamara iki se cyangwa ajya muvura iki? Inyungu mbere ya byose. Umuntu agomba kwishakira hose. Haba mu bantu, haba mu bintu, ndetse no mu bana byaye. Nta kongera mwizanzaniye rwose n'ibyaguye. Ikintu kinshimishije kandi bavuga. Nuko ningi Kigali nzaje nakirwa butware pe. Imperwe rwose. Neza. Kinyenye gikemurwe nkaho mvugiye hada. Ureka umwe najyaga ngeye na Gataramayo. Nkenda garuka ntacyo ngezeho. Mugore we. Ngwino rwose. Wera nkungura ubwenge. Inkuru niyo yagiye utangaza. Ese ni inkuru ko ari ibyaguye. Yewe. Ngaho se mbwira icyo mpamagariye nge kwikomereza imirimo yanjye. Cara hasi nkubwire dore ko rushyashya na ngaho hari abakozi bake hano. Ntabwo impundu wareze neza. Yewe. So wakwise umugore wera. Ntiyibeshye rwose ko kuri uwera. Yego ko rero harahagazwe. Humura. Nawe ubanza kakugezemo da. Oya ntabwo kagezemo. Ubwo se nicyo mpamagariye koko. Tuzaturaniye. Kuko ushimye umugore wajya kuvoma kamena ikibindi niko byahoze. Tega amatwi nkubwire se nsengeri z'ubugaryi.
erega ndakumva. Nibyo nanjye nashaka. Dore ejo nahuye na mujyanama uyu mugabo ufite umuhungu ukomeye mu mujyi. Ndamubona. Uramubona ngira ngo urabona. Ambwira ko yaraje kungezaho amagambo aryoshye yerekeye umukobwa wacu. Ngo baramusaba nk'umugeni. Yego mwabazigaba. Humura. Nibyo byawe. Usigaye utangira umugeni mu nzira. Yewe. Koko ngo imfizi irabyara ntivumera. Yase kandi utangaza yasaba mpayiriza yigaje. Koko urubahuka. Ubona uvugiye amagambo nk'ayo ngayo mu nzira. Uyu mugabo agiye niyo rubaye. Ubwo utagira urugo. Aha. Namwe abagabo murahimbye pe. Banza unyuve se dore ko akarimi kawe kazanzanira. Nahuye nawe ngiye kwigurira ikawa ku muturage wari wanyemereye kilo 70 ku mafaranga make cyane 2200. Ngo yararwaje umugore n'abana bari mu bitaro. Ndakumva yewe ngaho mbwira. Ubwo sinari kwitisha iyo nyungu kuko kaguri mutazi ubwingi umeze nk'abana. Nkabuna umuntu abakurira mukabona murya gusa. Nahisemo kubujyana mu kabari ko kumubuga. Nuko tumwe mabyera biri. Ngo iki mugenzi. Aho nanjye musubiza neza. Ubwo abana bikundaniye ntabwo ariko dukwiye kubatanya. Ubwo muri mu kabari. Neza rwose tubaho mu kabari ko kumubuga. Nuko arataha nanjye nikomereza urugendo. Ubwo sinarakusheje. Reka da. Nawe se wakosa. Iyo nzagugaruka hano si mani azaza abandi batazijyanye. Kuzi bunga amahomeza niba ubyumva neza. Erega gucuruza ntugire ngo nugushinyika nabyo ujye ubimenya. Yego date ibyo ndabyumva. Ariko ntabwo ari umuco mwiza gutanga umugeni wenyine kandi ukamutangira mu kirabo. Naramutanze se ubuje warankwereye. Ko twavugaye mu magambo. Kwicyo nabana bakujeje undi iki kuko. Ndetse n'abari impande zacu ntibabimenye. Ntugeze mu cyo twavuga. Reka nta mwiherero wo mu kabari. Twarabikoze nyamara. Hanyuma se mwahanye yihe tariki? Yambwiye ko umuhungu afite iminsi mike yakunje. Hanyuma akaba ashaka kuzaza. Agatira igikumwe. Akajya no kwa padiri. Maze ngo bikarangira rimwe. Umunsi umwe rwose. None rero warabimwemereye? Nabwiye ko azazana n'umuhungu we tukuzuzanye. Maze tugakora program. Kuko ibintu bikuri rimwe burya biragora. Ubwo tukagena ibizagurwa mbese urebye n'amafaranga tuzakoresha. Yewe nuko ni byiza dushimira Imana. Ese maye wagize ngo gusabwa umugeni muri iki gihe sa amahirwe. Wakabimenye se. Pake inshamura. Ubu twe turarusimbutse. Ntiyijyanye cyangwa ngo ayitwarire hano dore ko ari akateye. Yego baba. Ubongera ubivuge ko ari akatera. Karibu. Muraho ye. Muraho. Yego. Nta mahoro se. Muraho neza. Mukomere. Yego. Amakuru yanyu se nayahe? Yego amakuru yacu ni meza. Umusaza ko ntayo muzanye byagenze bitara. Umusaza ni muzima araho da ntabwo ari uburwayi. Cyakora ntabwo yashoboye kuza. Hari abantu duturanye bari kuburana amasambu. None bamutanzeho umugabo yambwiye ngo tuze tubivugane. Ubwo ndagenda mubwira icyo twagezeho. Nuko. Igitekerezo cyawe ni cyiza rwose. Siko iki gihe umuhungu wikuye mu busore abaruse benshi cyane. Erega nta wanga heza nuko habura. Nibyo byo. None se haruba yishimiye kuba ingarama kirambi. Oya shenge. Uzi kugina harabishimira gusazira mu buseri bateri ngo kugira ngo barye neza bageze aho bashaka nta mugore nta mwana bari nta kibazo rwose. Ibyo se nanone bariho erega abasore bose ntafite umutima umwe. Nabo se sibo barubunda kumara. Rero rwanuza. Nyuma ugasanga isanduku yabo yo kuzigama ari mu kabari. Niyo mpamvu rero burya babisimbutse tugomba kubashimira ndetse cyangwa ngo tukanabashyigikira. Yego baba. Nyiramwi. Karama. Twabonye abashyitsi ntibaza kudufasha kubakira. Ni mwebwe. Uraho nyiramwi? Muraho. Komera. Amakuru se y'Ikigali ni ayahe? Yego ni meza da. Sura abantu utabateguje. Yewe yinsetsa rwose. Yagombaga se kohereza intumwa ngo azaza. Ubu yatari ukuzi baba yisanga koko. Nibyo koko. Mwifurije kuza kwiza. Urakoze cyane. Reba se nyine cy'umuzimanira. Muri firigo aho nta byeri zirimo. Nireka ndebe ubanza zirimo. Ubu rero
i Kigali muri aho ni amahoro murakomeye. turaho da ariko ze mukora i Kigali ra ni minisiteri ni mu biro ni mu babanki nahaganaye. nkora muri minisiteri y'imigambi ya leta. hanyuma se mugacumbika haganaye. ncumbitse hakurya ku Kimihurura. haba muri amazu y'abakire. hamwe hafi yo mu baseriviyani. ku Kigali bayishwanyaguje. aho batari rwose. hariho abantu bayafite. twahinguka turi abacuruzi bavuye mu cyaro ugasanga rwose turagenda turindagira ariko noneho ubu nta ngorane rwose urebye. ni buzungu da. ni buzungu. ngo wahingutse uturutse mu byaro birakomera. reka byari konje. oya nibyo ni ugushyira ku nkingi z'umutima kandi naryo ryari agatsindwa ryari ryavuye nta ngorane. ngewe mukunda kuza i Kigali kenshi se? nkunda kuhaza ntundangurira ibintu rimwe na rimwe ntabitumije za Mombasa hirya y'ibyanjye bitaraza. se mujya mutumiza ni Mombasa? ni Mombasa najyaga ngerageza. ubundi mufite ibikamyo binini. nibyo nkubakuba rwose. hanyuma se konje iragenda muzayirangiza ryarira? yewe konje iragenda neza ahubwo data yari yantumye ngo mubwire icyo azabakwira ngo niba bishoboka muteguye n'irisi y'abazatumirwa n'amafaranga bizatwara. ngambo nuko biteganya vuba ko konje yangira bugufi. ndabyumva humura. nivyo mwana wanjye. inama iragirwa ta inama iragirwa rwose. ugende mumbwirire utiko kumwabanye kera si ibyubu utariko inkwano uzamugenere uko ushoboye. ni byiza. urumva bipfa kuba ari amafaranga ubwo niyo nka y'ubu. niyo nka y'ubu rwose. nibyo ubundi nawe numvaga iby'amafaranga y'ibyo yifuzaga gukoresha. naho ubundi ndasohoza ubutumwa ubwo nta ngorane. ariko se ibyo gutegura ubukwe byo ntabwo twagira icyo tubivugaho. twabivuga twabivuga rwose urebye nta gisigaye. niko se nta bandi bantu twabwira ngo baze dufatanye. singira ngo si inama y'ubukwe nyuma ari ukubabwira icyo bazakora. n'ubundi ibyo byo niko bigenda. rero inama y'ubukwe se ni ngombwa. njye ndumva ari uguhinda rwose. ntabwo ari uguhinda. mutumiye abo mu miryango bonyine ntibabafasha mutagombye guhinda mu bakure. oya umuryango wonyine ntuhagije. ubundi bwo ngaho rero nimubwire naho tushobora kuzatumira. yewe nzatumira abacuruzi bose n'inshuti. sinamenya neza kandi umubare wabo. abacuruzi burya ni benshi ariko reka dupfe kugereranya mfate nka 400. 400 kuko buri wese njya wankeka hari ubanza bari kumwe n'umugore we rimwe na rimwe. muri bukega ko hariho abazana n'abana cyangwa umushyitsi waharaye. unesari inzoga zitagira abavumbi. reka rero turenze ubwo nk'ijana tuvugiwe na nka 500. yewe nzatumira abakobwa bose twiganye n'abo dukorana bose ku ivuriro turabashyira rero hagati y'ijana. ubwo bamaze kuba 600. ubwo sabo bose niko bazaza? oya abenshi batuye kure turagumana uriya mubare. ariko nk'abo bantu bose n'abiki watumira bake ubukwe ntibwataha. none muraduhindura injiji rero turakora ibyo tuzi turabagabo. mukecuru erega tuba dukeneye no gushyigikirwa. abo bose tuvuga ko tuba tubizeyeho intwererano kandi rero bakaza no mu mamodoka. imodoka se nizo zihimbaje gusa. erega noneho ndumva nimukurikiza ibyo nta muturanyi muzatumira cyangwa se abo mu muryango. mwibuke cyakora kubunwa buriye bukakwima iyo buvugije induru bwima amatwi. ceceka se. doraho nibere. icyo gihe twebwe tuzavuza impundu nta ndurira agatsindwa na nyagasani. niko se nyiramwe gusa tuzakoresha impapuro zitumira nka zingahe? nuko uzakoresha nka 600. ubwo se ku ruhande rwawe ko ntacyo wavuze zinamenye.
reka njyewe uzatumira ndabazi nta kibazo. muramenye ko utera ubureza bw'ibanze mwategura mwagira mwibuke ba nyogosenge ba nyoko wanyu ndetse na ba nyokorome. abo se ko ari bene ibirori ubwo twakwirirwa tubandika tuzababwira mu magambo. ntabwo ari atamwana wanjye nta mpapuro n'imbesherwe ntibazi no gusoma kwaba ari ugupfusha ubusa. tubaye n'ibyo rwose. ahasigaye rwo no kugena amafaranga ahwanye n'inzoga zizakwira abatumiwe kimwe ndetse n'ibyo kurya byazabahaza. aha numva ari ukuzarusenya none ibiryo bihaza imbaga y'abantu byaboneka he? mutanze inzoga gusa se ntibanezerwa. reka da izo ntibikibaho ahubwo siname ndakumva ni ugukoresha ifite etaje 6 kandi iriho abantu babiri hejuru bikazaba bisobanura twebwe. izo gato se mwana wanjye ubwo urumva se ari ugusesagura koko? amataje 6 boshye amazu yubatswe. cyacekaye we ntuzi naho amajyambere ageze rwose. ntabyo abonye turara kwa rutikanga bashyuje ubukwe koko. niko se nyiramwina karame uzi ko nandi bagiye kubaza ibara rya invitation tuzakoresha. umva hari iziroza umweru icyatsi kibisi ubururu izibengerana ndetse n'izitabengerana. hari rero n'izikubiranyije n'izidakubiranyije. hari iziba ziriho inzogera ebyiri zisobekeranye inuma zigurukanye umukufu uriho imitima. hari n'imitima isobekeranye cyangwa impeta. hari izishushanyijweho ibiganza byambikana impeta ndetse n'iziriho amafoto yabiyemeje kuzabana n'izindi zose utayobewe. ntabwo rero ugeze umbwiriza ushaka mfitiramo neza izo ukunze. ku bwanjye roza ni akabara keza tukazashyiraho n'amafoto yacu kandi tugakora izikubiranije. wowe si ibyo urabyumva ute? ariko ibikubereye byiza sinabisubiza inyuma ahubwo ntacyo nongeraho. ariko mwakagira injishi n'imbyeyi zikamwamo. uzi ko mukabya koko murashaka se kwiyamamaza ngo n'abatabazi babamenye ko mwabazigaba. ese ubundi ubwo muzabona amafoto muyagiza mu bantu 1000 bakora amajyambere da. siko nakunda urabashaka iki se ko ari cyo gihe bagezemo rwose. bagicira amata ngo babandike nishywe gakera rwose mwebyo hambere. iki ngoma yimitse se ntiwimana nacyo mbiswara. oya mukecuru erega ibintu biriho kandi tugomba kwikoresha uko biri nuko ibyo ratabana banjye. ubwo rwose ntibisagutangaza. nyiramwe ivyekeye imyenda yawe se? yewe ntabwo nshaka yino mu Rwanda iba yarashaje barayambaye cyangwa barayikodesheje. ndashaka kandi ko agatimba n'ikanzu byose bizaba ari birebire bikururana kuko hazagira abakobwa bankikije 6. 2 bazafata agatimba 2 bafata ikanzu na 2 bo kuntunganya. hagomba n'abana 2 b'ibitsina byombi. uw'umuhungu azagufasha inkoni naho uw'umukobwa azantwaza indabo. kandi bakazagendera mu modoka isa n'iyacu. hari n'ikindi cyiza nabonye mu bukwe bise ubwa mbere mu Rwanda hose. abakobwa batangaga ibiryo n'inzoga bari bambaye imyenda isa n'iy'aba bandi 6 nakubwiye bazaba baturi iruhande. ubundi rero tuzazenguruka mu mujyi inshuro 4 bavuza amahoni mu mazina yacu. ibyo ntacyo niyo twahazenguruka 6. nibyo se bibaho cyangwa no kwivugira? amahoni bayavuza mu mazina y'abantu se bigashoboka? umvara birashoboka rwose kuko muri ubwo bukwe niko byagenze kandi byari byiza bihebuje. harya di hari hashingiwe nde? hari hashingiwe Kayumba. yego koko. imodoka zagendaga zivuga ngo bi 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 bi. ubwo rero mama zaravugaga ngo Kayumba Kayumba. ubwo rero natwe zizagenda zivuga ngo si namenye si namenye. naho ngewe zizavuga ni ramwiza ni ramwiza. rwose bizashimisha cyane. kazahanyura abantu bose bazahagarara bazumirwa pe bizaba ari ibya mbere. no beza bimeze neza rwose. bana banjye mu buto buroshya ntibuherekeza. nimurekeraho ibyo muvuze niba ariko bizakorwa nzaba ndeba. umunyarwanda yise umwana we ribera kurora. ariko gukiremererwa n'umutwaro utikoreye waretse bakirangiza imiteguro yabo abashaka y'iki bose. hari ibyo uzagura. reka bivuga nuko ibintu bitariho mu gihe cyabo bategaga amasunzu ntibari baza agatimba uko gasa.
byongeye kandi turacyakomeye ko ntituravuga orukestre tuzatumira kuzaducurangira ariko manywa ari na nijoro mu gitaramo niko se nyiramwe ukunde yihe ku manywa tuzatumira inyamibwa zitubyinire naho nimugoroba tuzacurangirwe na orukestre inyenyeri. ese si ibyo ni ibyo rwose ibyo nta kibazo kirimo. ese ibyo bintu byose niko bizatangwaho amafaranga none ibyo si byo byubaka abaguhirwa ntihaba guhinga ntaho nari numva cyangwa ngo mbone abapfayongo nk'amwe ibyo muzaba musesagura se ntibyazabagirira akamaro mu rugo rwanyu kundekera abana ibintu biriho igikabyo ni kibi mu muco wa kinyarwanda yewe ahubwo hari aho uvuze neza uti ntaho ndabibona turashaka ko ari twe ba mbere rero uzabibonana cisha make muko cisha make cira mu gacuma ngo haryohora uraye dore bene nkamwe nimwe mu binyanda mwabura umuboyi ntimurye ngo niki ntimwakwatsa mu ziko urumva muko rero mperutse no kubona umugore wahekesheje umwana umuyaya naho we yambaye ipantaro amushoreye ngo hano ubusirimu banyabusa ntibakamenye ko umubyeyi yizihirwa no guheka izo nanone hari abakabya da bo reka tugere ku ndunduro y'amagambo naho byamugore bamwe mu byehore bana banjye reka ndabona nta gisigaye usibye hoteli tuzakiriramo abantu ariko nta kigo izarebe abandi batigeze bakodesha. yewe nyiramwe karame nda niba murangije ngwino njye kukwereka icyo nkorera uragaruka. reka tuve muri ibyo tureba amafaranga azakoreshwa ariko ese wagize ngo ni make ndabona ni 2,200,000. none yose azava he keretse n'uzanguriza ko mwuma mubitse menshi niba uzayabona vuba nagerageza humura nta kibazo kuko baherutse kumpa 5,000,000 ubu ziri mu isanduku kandi bankoreye kontorore nta kibazo ntabona nubwo itarangiye rwose ntacyo bizantwara humura ntabwo bizatinda ikamyangira yagiye Mombasa gupakira ibintu ndetse ubigomba kuri mu nzira igaruka kuko rero azaye ukomeza iyo kontorore uvuga amafaranga niba gushyikirije kera da aya noneho ndumva bitagoye nzayakuzanira rwose kira mutima ntagiye komeye ariko rero mumenye ko leta ikomeye ko twayo cyane cyane ku mafaranga none babimenye ntibandebera izuba da nuko mpana bihanukiriye kwirirwa uvunika twe barijwe batugeze magize ngo ntitumere amahembe ngira ngo ujya mumva babivuga ukeneye sangaye ntabwo ari menshi cyane bikabije zampe 1,150,000 ubwo nayo kugira ngo nongere kuyangi mfite hano nzabakorera ubukwe bwiza bana banjye kurwa gahebuzo ushimishije rwose none ujya ntuzi ko ujya ujisha igisabo utatera ibuye ana none wawo muhe mu byahe koko ayamukira umukwe ubwo nta kibazo nzanyarukira ku biro nkugeragereze inama niyo ngiyo ahasigaye reka mpamagare nyiramwiza aza guherekeza hoya n'ibyo igihe kirageze ikindi kandi nukenera kugira ibyo ukora ujye utishisha hano hari imodoka ya Mazda n'iya Toyota ndabwiye abashoferi maze bajye baza bakujyana aho ushaka hose ushaka gusa murakoze cyane ahubwo cyane cyane nk'umwiteguro ry'ubukwe iriya Toyota uzazitwara iminsi n'imbere kugira ngo bifashe kugura ibyo uzaba ukeneye byose hasigaye ni ukuzashyiraho nawe akaba ariko ubukwe ni ugufatanya oya ni byiza ibyo rwose nsanzwe mbizi tugomba kuzafatanya ubwo turumvikanye ariko reka njye guhamagara nyiramwiza ntiguze n'umushoferi ngo baze kujyana ni byiza nakira se ko ari imyaro nibagira eva ahubwo baze bantahane ngende nicaye muri Mazda ubundi abatagize amahirwe bari kwareka nubwo bazajya banegura ngo ngenda mu modoka ya data bukwe ntacyo bizabimbwiye wanze kuvuga aheze mu nda ya nyina yewe ubundi ko ngo batazansuzugura nzekoreramo indi 1,000,000 cyangwa 2 maze nshyireho akarusho naho ubundi dukunde dukorane ko nawe uzungiza adashitura da nzakuramo n'ibikomera data uko azangoboka ntayabuze cyakora iki cyiza cyo gusanga wakire ni iki ngiki ntabwo ngo byabishira oya ariko ntabwo ntinze cyane nariho nganira n'iki kirahuri ntabwo rwose nari ntinze cyane se urashaka gutaha agiye nazi se si kera mugeze kuki se
nizeye ko bimwe mu bibazo byari bikomeye mu birangije. Reka ibyibazo twabirangije da, nta gisigaye ahubwo. Ni byiza. Izo bintu ni ukubitumiza vuba rero, kandi ntuzibagirwe n'impeta zimwe za zahabu, imwe igura 5,000 gusa, ariko dushobora kuzazigura mu Rwanda da, ntuzigore uzitumiza. Nzabikora uko ubyifuza rwose, humura rukundo rwanjye. Nyiramwe, reba umushoferi hariya umutwara amazita, umubwira aza munyarukanye. Ariko ndamuherekeza. None se nakubujije? Ntabwo kwikura mu rugo kirazira da? Nibyo reka murebe. Umukecuru sari hafi ngo musezereho? Oya, agiye aherekeje mugenzi we wari uri aha ngaha no mu mwanya. Turamusezeraho humura rwose. Ubwo mugire urugendo rwiza. Murakoze mubeho. Mujyana amahoro rwose. Ubu kwenda bukoze da. Ebumbunye kandi simpovye nabuza rwose. Yewe, ubucuruzi ni wacyoro. Furiyazi zimuvanye mu miliyoni n'imisago. Kandi rero ngo ufite ake nta urakundi. Aha sigaye nzacungira ko ntwererana. Bariyo nongeraho make yanjye, masufwe butaye. Icyo nzi nuko nungutse gusa. None nzabura kubanza kuyacuruza ko nyabyaza ndi muri iyi minsi. Kutagira umukwe nkuriya no guhomba yawe. Kandi rero ndabona atarahuje rwose. Umva ko bacuruza dohombara. Ejo ndabihenze rwose. Keretse umukwe wanjye niba mwimura bakamuha akazi ahandi cyangwa kandi kazi. Nakoreka nceceke. Ona uratabana impyisi zihuma. Ahubwo reka ntangira umubare gusa. Ubu rero uri wanjye iteka ryose. Imana ishimwe yaduhuje. Nawe ntawe tugusangiye da, kuko biruhande ntitwawe biranshimishije rwose. Ni byiza rwose ntako bisa. Sinzi uko manga. Reka ndebe. Nimwinjire. Mukomere. Se ni mwebwe. Ni byiza. Urahurima? Uraho namwe. Yego. Kumira sinani. Muraho neza. Uraho Karimi. Ramadan. Murakomeye. Urahora? Muraho cyane. Muraho se wimuhuriye kandi. Duhuriye hariya hepfo mu nzira. Sinareza gahanda. Yego mwaraganye da. Mwaraganye rwose. Niho duhuriye. Mwiriye yemwe kwa sinamenye. Uraho mbonemo? Mwiriwe sinamenye. Muraho neza? Murakomeye. Mukomere. Cyane. Nimutambuke mwicare namwe, nimutambuke mwicare. Kansuze madamu na. Kumira muzee. Muraho mwana wa. Yego. Muraho. Aho mwana wa. Muraho. Yego. Madamu. Ni byiza rwose. Ubona? Rwose mwatuberetse. Ni byiza cyane. Madamu, reba si icyubaza Imanira. Ahubwo nimubanze mwicare. Murakoze. Murafata iki? Hari byeri konje n'ishyushye, fanta, whisky, martini na divayi. Ngira nka whisky. Byari zo mu rugo rwanjye ndafite n'imvune. Yewe nanjye ariko ndinywera. Furiya se zari nyinshi. Twari tuzi ko inzoga zaba banki nkeya. Yewe ndanywa martini ariko ivanzemo na ka fanta. Niba hari ikigage nicyo ninywera. Abantu bakuze twikundira akagwa. Ntabwo ari wewe nyine koko. Urwagwa n'ikigage ntabyo dufite. None mufite inzoga za kizungu gusa. Umuco wa Kinyarwanda urwagwa n'ikigage nta cyabiruta rwose. None se umuntu ko atanga icyo afite musaza. Ego ubundi umushyitsi muzimanira icyagusanganye. Ni mumpe kabyeho. Ese ubu ninzago hari ubwo nzisiba. Ntiwumva bitwaye. N'ubundi buri se wayitinyiraga iki nta kibazo. Noneho genda nk'ibyo nyiramwiza nkwaho. Nimushyikire mwese.
ku buzima bwacu ahubwo ku buzima bw'abashyingiwe. Ku buzima bwacu. Ku buzima bwacu. Sinami ndakumva urugo rero muramenyereye turamenyereye da ni byiza ni byiza reka nta kigwenda abona bigenda neza ubundi se ikigoye ni iki ko kuri ubu mwese mwamuziranye ndetse mwakuze mukabana mbere yo gushyingira oya datwe twabaniye igihe ibihe bisigaye bihe bindi koko umva abana banjye ntitwari tuzi ko gutega amasunzu bizavaho ngo bibone ikizabisimbura ibihe bigenda bisimburana na wa mugani wawe ariko uzi umusozi twari ubona wenda n'agatimba kazavaho haza ibindi ntabyo ntazabona uyu muzehe turi hafi aha ngaha ni umuturanyi wanjye cyane rwose ariko burya hano harahindutse none se ntihageze umuntu mushya mbara yewe birumvikana uko bamenyereye akoze mwana w'inshuro ikinzu komera cyane ubwo bakongereye ntabone nta kibazo ibintu biriho kandi biriho kuri yo tukongerere kamwongereremo kamwereke urakoze mwana we urabona we mwana Martini akarakonje izi nshuti zawe zifite umutima mwiza disi nami wagize ubukwe bwiza cyane ntanza kubivuga urase bwari bwiza bishoboka ariko burya mwabonye icyo kurya gihagije ra reka nabonye bigera muri babaturage inyama zihita bakozaho bazimara nkagira ngo ntacyo mwabonye ariko itabonye rero kandi ari ucyambaye ntibishoboka ariko ngo n'uwambaye ikibazo ntamenya ko kera irya kositimu yakorewe iyi uravuga kositimu n'ubwa mbere irya kanzu si ibyino mu Rwanda ntabwo ari ibyino pe uravuga kositimu nuko mwe mutazi iby'amakanzu abahanga mu kureba bararebye barumirwa burya se byari byiza warakarabo ahubwo abantu barumiwe maze bose basigara bahwihwisa ngo ubu bukwe nibwo bwa mbere bubaye inahangaha naho sirya myenda sirya nkweto se ari abakobwa bari mu mpande zanyu bambaye ibisa ari irya kanzu ari rurya runigi wari wambaye mu ijosi n'agasakoshi simva se rero karya agatimbako umva ko rubanda runeko yewe ntawabona icyo anenga ku bukwe bwanyu yewe niboneraga gusa bameze nk'abamarayika gusa burya hari ijuru rirenze ririya yewe nta juru rirenze ririya koko ubwo musigaje ikira ifaranga rirakora ukurusha ifaranga uko nabonye biriya bintu ntibyaguriwe no mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu bya hasi mwabonye ko n'inkweto z'umugeni zari zanditseho n'izina rye n'utundi dutako twinshi niko byari bimeze ubu rero ntabwo ari byo hafi nabitumije i Burayi kawisi Kigali ariko birahenda cyane birahenda ako ngako kurongora kabira ari igito tujya tureba nongeye ibyo murinda gutumiza i Burayi ibyo murinda gutumiza i Burayi biruta imikenyero njya mbona no mu Rwanda ariko atabeshya birimo iki rwose ubaka ni uguhirwa ntabwo ari uguhinda ongera usukire mu musaza ndabona kamaro buriya nanyishyiramo akandi miriti harya imiriti murakoze nanone muzi bana banjye uragakunda reka ryoshye ubu ni n'akayoga k'abagore akundi bibanza tukajya gukama ariko mbaze sinamenye bya bintu byatwaye amafaranga kandi nabonye basa n'abishyira muri filime nabonye umugabo ufotora ibintu bya filime burya byose muzabibona muri video bityo byose byabaye byose uratangaje wabaye wa mbere waka rwose njyewe buriya mbona njyewe ari wenda ari ugukata ivuga nuko utazi ukuntu hanze bivuga burya rero twese tureba kubona ko bari kiriya cyapfuye kuri twe tutamenya ko rwose ibintu byabaye nuko muri ko bivuga ariko dana wandi bana nomonye mushyiramo burya tuzabibona muri video rwose ndabona rwose ubukwe bwazo bwa rutikanga bakaburuta pe
ugasanga ibintu byose biri ku murongo ubukwe bwararyoshye nibagiwe no kukubwira ibindi bintu byiza abantu batangaga niba abakobwa batangaga inzoga n'ibiryo nabo bari bambaye bisa n'iby'aba bandi bari iruhande rwanyu. Ikindi cyiza kandi ni uko buri muntu yari afite isahani ye iriho ibiribwa by'ubwoko bwose ku buryo nyine buri muntu uwo ari we wese yatashye yishimye kandi ashize n'inyota. ahubwo ab'inzambi bari kuhagwa n'abanye bari bagiye kugushyira amenyo mwari mwagerageje urebye ukuntu ibintu byagiye bigenda abantu babibagiriyemo wanyeretse ibirori rwose urebye nta cyapa kandi tuzakomeza arega bizahoraho iryo vuta uvuga mbere umusaza mwiza wanjye ntacyo uzabona nyamara twe twibwira ujye uzufashe tugiye mu bukwe babyita kwijuta ni ukwijuta zo bwivuta ntabwo ari ukubwivuta abaturage namwe murasetse wivure nyinshi ava ko washize inyota ntabwo ari ugusinda ashwi danda gusha inyota no guhaga n'abandi bagenda bameze nk'abasinze burya bahembutse ariko bana banjye mumenye ko utangisha amaboko yombi ukazagarurirwa na kumwe ikinyarwanda ikinyarwanda ubu se koko yikokoye ntago hasi n'indi uzamureba n'irihumye ngukize baraza kandi n'agakecuru gahishije ntikabura abuzukuru ariko nawe uravuga iby'abasaza ariko polisi y'abasaza uravuga iby'abasaza nyamara ubwo yambwiriye ahubwo mujye mwiririra mugumye aratamutwibwirire ariko si inzoga zari zihagije wivuga inzoga nawe aragira ngo yumve ibyo tuvuga nuko nyine nta muneza rwanda naho ubundi ntabatanye inyota none se ko bazisigaje hariho wabonye asigaza adahaze se wowe unyuye byeri wisi kimarito n'uwahita ahubwo ni umubwire urufusi rufite amuru ndakumva irahoshe ko ku busanzwe yinjirwamo n'uwifite kuyikodesha buriya baba barabaciye amafaranga angana iki amafaranga yo ni menshi da reka yarayibura se amafaranga ni menshi amafaranga yari kwa beneyo oya reka burya wari ukwikora se wabigeze iyo byabaye ngombwa nta kundi wabigeze byo biba ari ibisanzwe ibya hoteli n'u Rwanda nabonye zimeze kurya hajya ngo ni hoteli abaturage namwe muzigera rwose ariko baririmbye burya kutigabira gatsinda ariko se nyiramwiza ko atabambwira uretse ko nyirayo yaduhereyemo n'intwererano akatugabanyiriza yewe barya muri abana bakomeye bene amahoteli burya ni inshuti yanjye cyane byongeye karuga nawe yarishimye cyane kuko ari twebwe twari tuyikodesheje bwa mbere nta wundi wari urigeze ayikodesha reka yewe cyakora njyewe ariya mafaranga mwatanze kuri iriya byose jyewe mu runyurwe uwayampa narinda nitaba imana uwayampa narinda nitaba inama yewe arakuvugisha yewe reka mvugisha abantu araryoha ufite ifaranga agenda aremeye amafaranga mu buryo bw'akazi n'umubare arinde kumuvugisha umusaza mbone impore uwayampa yansazisha neza nawe si ibyo ngibyo ko arira harya umunsi umwe murabiyobewe ariko ryabayeho tu umunsi umwe ho none se ariko byibura iyo tazapfa byose hari icyo tukagaragara ukajya mu bandi kuboneka ntabarafate ngo bayasige birenze ngo ko gasaza kaganya kakiyesura kava ngo wamusa nasuza ngashaka batira harya umunsi umwe ritamara oyawa ibyo nyine muzehe rwose buriya niko bigendaga amuzehe ati amafaranga ni amafaranga urayakoresha abana banjye gusaza no gusahurwa abandi bakayakoresha kandi ngo ushaje ashira gushimwa aho ubundi kwese inkumi rwose ntako niyo reka mbone mpora aragira ngo basese naza kuvuga kandi ngo ishira amenyo ntishira amerwe nsa gutya mukagira ngo nahozeho gutya twavuze byinshi ariko niko nibagiwe kubaza hari ikintu mukeneye ejo usubiza ku kazi cyangwa uracyafite iminsi yo kuruhuka sasa konje yuko se iminsi ine gusa ntayirenza ashwe mpamvu nawe uzi burya nka mwako ntabure burya tuba tubakeneye burya ese uzabona imbere ngira ngo nitegure ejo saa moya no kuzaza nzaba mwe ko maze iminsi merewe neza nabasha ko ufate karamu nkubwira
ubwo nzagerageza none se shaka karyoshye ko kadahora mu itama ni ukugerageza nabigenza ariko nyine kakaba karahanyuze ariko erega ndumva imigani isigaye yizi mu busa none wagize ngo ntiyabaye umuntu mukuru barakuze muri iyi minsi ahubwo ni ukujya twungura inama ubu yatuze inama da ubu yaduhanuye mu minsi narakuze narambe Abanyarwanda barakina ni ukujya twungura inama da maze rero reka tunyaruke turabona umunsi uciye ikibu kandi tubareke namwe mu ruhuke ahubwo murakoze kudusura rwose tugomba kumureka akaruhuka kazaza ku kazi murakoze rwose kudusura bityo nyine ukomeze bisi we murorunyu duherekeje abashyitsi turaje udusigarire ku rugo ntidutinda ni ukuri kose ntahasigaye uyu mwana nawe rwose ngaho ngaho murabeho reka tubageze ku irembo muraho mwana wanjye muzehe mukomeze gutya nyine mutugire inama ngaho mwana wanjye n'abantu nyine murabeho muzehe ngaho mukabasura mukabura inama nyine mujye mubasura umwanzi akicwa n'ubutindi koko ariko yaba yari iyabo niho nari kubagirira amashyari koko gukodesha inziga ni rya nyamara ibyo batanze mu bukwe basesagura bivuyemo nk'izi ngizi ebyiri yewe nubwo bize nta mibare bazi waramutse siname waramutse ntizama waramutseho komera wazindutse kurya wari ukumbuye akazi none se si ngombwa tuzi ko gutangira akazi ku wa mbere ugakererwa bitera umwaka urenze urangiza icyumweru cyose ukererwa waramutse siname waramutse wima komera ni meza mwariteme aha yewe ubu rwo ndabona ari amahoro da muraho mutware n'amahoro mwaramutse komera mwabonye mugerayo ra mwageze mu rugo ryari burya twarihuse harakibona amaze kugenda imvura irakwangirira ngo irabanyagiye mwashwi twanyarutse yemwe mutware rwose umutware ariko karemera nawe urakamya ko nabaye umutware ryari se da none se ntuzi ko iyo udahari intagara ziba nta gafaranga umuntu abona da ko ntawure mugira umutwe ntabwo woroshye igihe cyo kwemeza cyari cyagera none se hari n'ukuntu ubwo ntabigenza burya ubucuti ariko ngaho mwiruka zangiye mu biro nkora akazi k'abandi ubwo ndaza kureba mu kanya karantegereje gera ku kazi nanjye ubwo ndaza kuza ugira icyo umbwira hari ukuntu nyine nimereke byose birunze ibipapuro by'abakozi amarisi ntarakora yewe ndabona afite ibibazo ariko ndakubita agatima ku mafaranga y'abandi ubu umusatsi unyurosotseho ukuntu banyizeraga se bakoma ishimwe ry'umukozi bakanyita ingenzi none nagira amakuba bakagira ibyo bambazara byerekeye amafaranga nakwigwa heye ntacyo ariko bazajya kubitekereza nayo yarabonetse ni ngombwa ndatse ko azaba yarayampaye ekere kandi nibwo mu mutega senge zabo bayi wa mbere cyangwa se wanya nibashaka bazakora uko bashaka kuhongera umuringa yashutse gukubako yinjira ni biki waramutse se waramutseho yego nenzanye runo rwandiko ninde uruguhaye ni umugengamari kandi hamwe ngo nkubwire ko byihutirwa ngaho ugenda ndamusubiza ngaho mwirirwe mwirirweho kandi shefu ko ntabure
usabwe kunkorera ibi bikurikira. icya mbere, kuriha fagitire zose wasize utishyuye cyangwa nk'aka, bityo abahora batwishyuza bakerekera uruhande rumwe. ndabigira nte. icya kabiri, gutegura impapuro zisobanura amafaranga yose yakoze, piyese kontabule. mukajya imana mwe, utibagiwe na za zindi zasigaye kuri kontorore y'ubushize. icya gatatu, gukora raporo yerekana uko amafaranga yasohotse n'ayinjiye. ndarubonye ndabyiga n'umwanya imana mwe. nako mu magambo make ngira ngo urumva ko kontorore igiye gukomeza. ngushimiye ubwitange, ubufatanye butagira amakemwa ukorana, umugengamari. baba we kontorore ko numva asa n'urota se mukagira imana mwe. ndabikikane we, ndabikikane sinyagasane, ndafunzwe birarangiye. mana y'u Rwanda mbabarira rya none we. ngaho rero ubukwe bunkozeho. yaba nibonera akuye mu make, nari kubasobanurira nkabasaba imbabazi nkazakora nishyura, none ntibishoboka. urwanjye rwuje ubu se rugeze neza. reka nawe kugira ubwoba ariko ubu natwe kwenda yarabonye aranyishyura, kandi wenda gusa nihaye nzamwishyura nibura ko ndi mu kaga ntiyanga kunyumva. halo yihera kumirwa ari mu biro. halo ibi ni ibiki ko ntabyumva ra? telefone se zaba zapfuye? reka mpamagara wowe nagenda ajya kumundebera. ababona ngenda nditabye. genda ureko sinamenya ari mu biro, maze umubwire aze hano. nawe uhari? ntawuhari. nabonye afunga anyura mu rugi rw'inyuma arirukanga. ibyo simbyumva. wabona agasagana? nabona agasa n'ugiye iwe. ngahigendere. ibi bintu se ni biki? kubona mwandikiye aho yakoze ibyo namubwiye akaba yigendeye. ariko hari icyanyubeye. ubwo se yiruka nkaho nk'umujura ajya he? niba hari ibyo yaragiye kureba iwe ko ntari kuri mwimwe. iki gihe ntawabimenya, wasanga yenda yarashayemo intoki. ariko se ko nabonaga ari umukozi witonda. bitise nubwo ntagiye mu bukwe bwe, numvise abagiyeho barabutangariye cyane ngo ubwo bukwe bwaba kataraboneka mu Rwanda. none umushahara we niwe wakoze ibitangaza byose numva bavuga. kwategeza tubwira se ngo tumugurize ibyo bintu byose yabikoresheje ayavanye hehe? ahubwo reka telefone kuri gendarmerie banyohereza umusirikare bamushakire atabe yatorotse. mwiriwe. aho ni kuri gendarmerie? aha ni kuri minisiteri y'imigambi ya leta. ndi umugengamari. nagira ngo munyohereze abajandarume babiri bamfashe gushaka umukozi waturukanye amafaranga. yaturukanye amafaranga kuri minisiteri y'imigambi ya leta. muraba mukoze cyane. nyirirwe. ndashimye.
ibite ko ndeba utarwiyambitse mbwira vuba bikugendekeye bite ceceka uriya mugore we babivuze ukuri koko ngo amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura mbwira neza ye uranyicisha amatsiko dushavura se dute barakwirukanye se ngeze ku kazi mbona niba ari we mugengamari gusa rero ko ari we shefu wanjye ngo bite ngo yambwira ko ngomba kwitegura ngo kuko bashaka gukomeza kontorore ntabwo bari bayirangije none ubu biranyobeye amafaranga nayakozemo nayakoresha ubukwe nsigamo make cyane none natinye kuyerekana byanteye isoni mfite ntekereza kuza nkajya kureba ko se ashobora kundwanaho nirega naka turiho nyagasani we dore ko akana karumuna kanjye kavuye hano kutubwira ko umushoferi wagiye Mombasa yagize agisida agaruka ngo agisida ntibishoboka dore niba ari uwo yakuzaniye izi kubwira simbi reka ndebe ikirimo yewe wigira ubwoba ye banza usome wumva icyo uvuga reka ubu nta mutima mfite ku mutwe wanjye sinamenye ndagushuhuje uraho urakoma twebwe nta mibereho mbabajwe no kumenyesha ko imodoka yanjye nakubwiraga ko yagiye i Mombasa yagize agisida umushoferi agahita apfa imodoka nayo irononekara nibyo yari ipakiye byose abantu baratunda barijyanira yakonye gasani we none rero mwana wanjye ntugire ngo ni ukuguhemukira cyangwa se kwica amasezerano gasani singishoboye kukwishyura singishoboye kukwishyura vuba kuko nari nabikubwiye sinjye nanjye ngira ngo urumva rwose ko mpombye biheriheri ayiye nyagasani we iyo nkuru ntayizaniwe n'umuboyi shoferi nawe yarakomeretse cyane none ubu ndiho ndahirimbana shaka ukuntu nazajya gupfa kureba ko bagishwanyaguza nkizanira ibyuma nkaba aribyo ngurisha sinzakuburiramo make byibura unyihanganire si ubukwe haba inda ahuba nyagasani w'ishyano n'irikiwe nyagasani nikoze wari wamuhaye angahe reka yewe ndamuhaye 1,150,000 kandi nanjye nikoreyemo 1,000,000 n'imisago ngira ngo ubukwe buzatungane yewe none dore aho kunyishyura ahubwo bizazane bimubayeho we yewe simfe n'iriya modoka yahirimye mbere yose ntayo yari kuzaguha burya akunda amafaranga nk'injangwe ukunda amata ntayo yari kuzaba oya mubeshya we oya dukora iki subugu nyagasani ayiwe ubu ndumva nataye umutwe ariko icyo mbona kinyoroheye rero ni ugutoroka bazashake bambure oya we uratorokera hehe se ko tujyana ntabwo nsiga hano jyenyine ashwi ntibishoboka turajyana ni na nyinzi uko ntamukira none udufaranga mpembwa ko tutayiriha nzabigenzana ziba bacyohewe dore ko abagore ibyaye bahura abagore ni ukubona mu byiza gusa nawe bakihakwiriza gusa aho batafatanyije n'umuntu kurusha abagorwa barimo ntawe urarira nzabigenza nte ko kati urabona se wankurikira ukajya hehe ko ari ukurara ahubwizengeze naho ibyo uzayivemo uzashake indi cyangwa uzaba ugiye iwanyu aho nzaba ndi mu buhungiro nzakwandikira uzahansange kandi uramenye urumva uramenye ntuzagire ubwira ko nakwandikisha batazankurikirana ngaho rero ucurumire ndagiye ni wese namenye sha kaporari ni njyewe barakuntumye kuri buri gade banze n'ijambo mugiye kwanza ndabunereye
ikinamico